Mwiriwe neza banyarwandakazi aho muherereye muri mu mpande zose z'isi, ndabaramucyo ndabasuje amahoro y'Imana abane namwe, mbifuje umucyo komeza kubana namwe. Niba utameze neza ihanganira ubuzima urimo, wagize ibibazo bigiye bitandukanye ihangane, kuko mu isi niko bimera. Uwo Rizagwira Florien wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye nka Yamano, yageneye ubutumwa busabira imbabazi bagenzi be, harimo Jihad, harimo n'abandi bagenzi be. Yanditse ibaruwa igira iti, yabinyujije ku rubuga rwa Instagram, aho yanditse ibaruwa igira iti: bavandimwe bakunzi banjye b'ibihangano byanjye, n'umuntu wese ufite umutima w'urukundo, mbandikiye mbikuye ku mutima kandi mu mahoro. Mu buzima abantu bakora amakosa, abandi bagafata ibyemezo bitari byo bitewe n'uburakari, ubusinzi, ubuto bwo gutekereza cyangwa ibindi bihe bibi banyuramo. Ariko uko umuntu agenda akura, amenya ko amahoro n'imbabazi biruta inzika n'intambara zidashira. Uyu munsi ndifuza kubwira abantu bose ko nahisemo inzira y'amahoro. Ndifuza gusabira imbabazi umuntu wese waba afungiye ikibazo gifitanye isano n'ibyabaye hagati yanjye n'ibintu byagiye bivugwa kuri njye. Ntabwo nifuza gukomeza kubaho mu mwuka w'amakimbirane, urwango cyangwa guhorana ibikomere. Nifuza gutangira ubuzima bushya burimo ituze, gukora cyane no gukomeza urugendo rwanjye rw'ubuhanzi mfite umutima woroshye. Nizeye ko kubabarira bitegeye nye, ahubwo ari ubutwari bwo guhitamo amahoro aho guhitamo inzika. Ndashimira abantu bose bakomeje kunyereka urukundo no kunyumva muri ibi bihe byose, kandi ufite ibyishimo byo kubategurira alubumu yanjye nshya iri mu nzira. Arangije arekeraho, arasinya sinyatire ye. Uwo Rizagwira Florien wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga nka Yamano, hari amashusho ye n'umugore we bari gutera akabariro yagiye hanze, abarimo Jihad ndetse na Papiness ndetse na bagenzi be, harimo abarayashakaje kandi bahamijwe n'icyaha. Uyu rero Yamano yabinyujije ku rubuga rwa Instagram, aho yasabiye imbabazi aba bafunze, kandi nk'uko nawe yabyanditse, amakosa ndetse n'uburakari yifuza kubigabanya, ahubwo akagira umutima woroshye kugira ngo ibi byose abyihanganire. Rero yasabiye imbabazi bagenzi be, abinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram. Inyandiko nziza cyane, yanditse ku rupapuro rusanzwe n'ikaramu y'ubururu, arangije arabipostinga. Komenti zari nyinshi cyane. Buriya umuntu wese afite uko yakwakira ibintu, ariko we niba yabivanye ku mutima we, umutimanama we, wamutegetse ati sabira imbabazi bagenzi bawe kandi wumve n'umutima wawe wohotse, byose bigenda neza. Ndetse n'umu content creator wamurebereraga witwa Pazoman, nawe yageneye ubutumwa ubwo nawe yandikaga inyandiko ye, avuga uburyo nawe yifuza kubaho mu mahoro ndetse na bagenzi be. Ibi byose rero aba bahanzi bacu, aba bakoresha social media cyane, barabirebye barabikunda kubw'intambwe Yamano ateye. Yamano n'umugore we amashusho yarasakaye yagiye hanze, ariko abayasakaje cyarabahamye, bari gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Rero ngayo nguko ibya Yamano wanyu. Umuhanzi nyarwaya Innocent wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga nka Yago Pondati cyangwa Yago TV Show, nawe mu minsi yashize bamwe bavugaga yuko ari i Kigali, kandi mu minsi yashize rwose n'umwana we witwa Life yagize serere nziza, tuza kumubonana n'umugore we bari kumwe bishimanye. Abantu bashuga ati urukundo n'urunguru rwose, nibiyumvemo ubwisanzure, nibiyumvemo ibintu byiza, ubundi kubana mu mahoro ntako bisa. Amahoro ni meza, amahoro buri wese aba yumva ari meza cyane. Icyambere ni amahoro kandi n'ubwisanzure mu buzima bwa buri munsi. Iyo wabanye na mugenzi wawe amahoro, ibintu byose bibasha kugenda neza.
ngayo nguko rero Nyarwaya Innocent cyangwa Yago TV show nawe iminsi yashize murabizi yuko yari yararwaye ariko yaje gukira, ashima n'Imana kandi ashimira n'abantu bose bamurwaje n'abantu bose bagize icyo bakora bamusengeye. Ibyo byose rero yabivuze mu kiganiro yashyize kuri chaîne ya YouTube yitwa Yago TV show. Abantu benshi barabyishimiye yuko Nyarwaya Innocent yakize. Ngayo nguko rero uko biba bimeze muri social media, ariko rwose y'amano yakoze akantu keza kandi akantu kazima ko kwerekana imvamutima ze, kwerekana ibyishimo afite ku mutima, kwerekana yuko nta kintu na kimwe agambiriye ku bantu cyangwa kibi, akumva yuko akwiye gutanga imbabazi akanasabira bagenzi be imbabazi. Ni byiza cyane kugira uwo mutima kandi abantu benshi barabyishimiye, tugomeze tubyishimire kandi nawe mwese munkurikira kandi mu nkunda. Niba ari ubwa mbere ubugeze aha ngaha jya ukora hasi handitse subscribe cyangwa sabone kugira ngo tube tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu byose bitazajya bigusiga. Ndahari ku bwanyu, ndahari kugira ngo njye mbagezaho breaking news ziba zigezweho ako kanya. Ngomba kubasetsa kubabwira ibintu byiza cyane, kuko iyo ukunda umuntu ugomba no kubimwereka kandi bikagenda neza. Ngayo nguko umugisha, amahoro, umutekano byose byiza bibane na mwese mudukurikira kandi mudukunda. Imana ijye ibaha umugisha, ihire imirimo y'amaboko yanyu, ihire ibyo mukora byose, ihire abana banyu, urubyaro rwanyu. Mana nyine ndabifuriza bya bindi byose byiza kugira ngo bijye bibabaho mwese mudukunda kandi mudukurikira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mugenzi wawe n'uburi cyumuha uzamubwize ineza y'umutima kandi uzamuhe gukomera, uzamwifurize gukomera nubwo byaba bimeze nabi cyangwa aka kanya akabona nta buzima afite cyangwa nta harifuza ikintu. Ijambo uzajya umubwira ati komera, bizagenda neza, bizarangira nubwo uyu munsi ubabaye ariko ejo ushobora guseka. Uyu munsi nubwo uba wagize ibibazo byinshi ariko ejo ushobora kwishima ukavuga ngo Mana habwa icyubahiro. Kuko hari ikiganiro numvise numva umukobwa ari kumpumuriza, umukobwa ari kumbwira amagambo meza yururutsa umutima. Rero nujya ubura ucyuha mugenzi wawe ujye umubwiza ineza ya Nyagasani kuko Imana ni nziza. Ngayo nguko rero umunsi mwiza kandi ndabakunda.